kurusha umutoza Taleb w'ikipe ya APR, ariko kandi abareyo Nepo batashye bakubita agatoki ku kandi bavuga ko rwose gutakaza uyu mukino bari bakinnye ibyasabwa byose babikoze, ariko imisifurire ntabwo yagenze neza, bo bakanavuga ko penalty yatanzwe itariyo byari gutuma batahana amanota 3. Abafana ba APR nabo batavuga ati penalty niyo, ahubwo kuba mutadutsinze ikipe ituzuye muzongera kudutsinda ryari. Avuga ati ikipe ituzuye kuko ni impinduka nk'umutoza Taleb yakoze, akazana Memerda muri Median, akazana Denis Omedi. Urebye karentira aba bakinnyi n'ubundi ntibahagaze neza, byasaga nko n'ubundi nubwo agiye guhindura system, akagira none aba mediateri batatu, ubwazanye Memerda no Dauda gakina 6, Ruboneka gakina 8, Memerda gakina 10. Urabonaga ko n'imipira imugezeho n'ubundi iragaruka bikarangira n'undi bigaragara ko APR nta gihambaye kigaragaye nk'impinduka, nubwo bazanye abandi bakinnyi. Rayon Sport yaje kuzana Yves ndetse n'uyu musore witwa Didier wanarushije uburyo, ariko n'undi bigaragara ko Rayon Sport nayo nibyo mutoza agira uburyo apanga 11 bebeza, game management ye igakunda, ariko ku kigendanye na karite kurane rw'ikipe ya Rayon Sport avuga ko batari hejuru cyane, kuko nanavuga ko Rayon Sport yizize yakabaye yaragize amahirwe yo kurangiza uyu mukino, ko Nasumani arantu yabonye uburyo umupira agiye kutera n'umutwe ahubwo awuteresha urutugu birangira utagiye mu izamu, ariko nitwabura no guhinda umuzamu Adolphe wa APR kuko yabaye mwiza kuri uriya mukino ku buryo n'abantu batatinyaga kuvuga ko ariwe man of the match, bidaturutse ku mukinnyi wa Rayon Sport. Kuri APR byaherera ku muzamu Hakizimana Adolphe, kuko Rayon Sport ashoboraga no kuba mu minota 5 ya mbere ari bubone igitego kimwe cyangwa 2, aba mwiza cyane, imipira agenda yipangurura. Rero kurane rw'icyo kintu cya penalty, ku mugani ikipe ya Rayon Sport urumva barareklama bavuga ngo ntabwo penalty ariyo, mwaranayibonye n'abakinnyi imaze gutangwa ntago barimo babyumva. Umukinnyi w'ikipe ya APR yatwaye umupira unyujije ku ruhande rw'iburyo, arangije uwitwa Ganijuru ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport basa nkaho bari bamaze kumutambukaho, arangije amera nk'umusunitse mu rubuga rw'amahino. Ku ruhande rw'umusifuzi Claude Tsutsuyi hari ikintu cyabaye, abantu sinzi n'abarakibonye. Amaze kubona ikosa ribaye ntabwo yahise yihutira gusifura, yarabanje asa nk'ucunga ku ruhande Saidi uko bimeze. Saidi nawe ntabwo yari amaze gufata umwanzuro wo kwemeza ko ari penalty, ahubwo Claude nk'umuntu wari wari Tsutsuyi yarabanje ngo akonserite umusifuzi w'igitambaro, arangije rigani ahita agira ate, ahita wabona nta cyumusifuzi wo ku ruhande yazamuye nk'igitambaro, kuko abantu reka nsubira inyuma muri buka Claude n'ubundi Tsutsuyi yasifura match ya APR na Rayon mu mahoro kuri penalty, n'ubundi yari iherereye kuri rwa ruhande bataravugura stade Amahoro, kuri Dodos wari uzamuye igitambaro. Ira scenario ijya gusa. Icyo gihe Dodos yari yamaze kubibona neza, abona ko byamubereye mu maso ari penalty, yabyiboneye neza. Claude Tsutsuyi icyo gihe yabaye nk'umukonsilita, ahita abona Tsutsuyi nako Dodos yazamuye igitambaro byose yamaze kwiyemeza. Ntabwo ari buyakane ko deja Dodos yari yamaze kugaragaza ko umwanzuro yawubonye neza ari penalty. Nawe kumugosha bundi Tsutsuyi yamaze kubona yuko witwa Saida tayisifuye, we yari yamaze gufata umwanzuro nk'umusifuzi wo hagati, n'undi ahita agira ate, ahita yemeza. Bamwe bati ntabwo ari penalty, nikosa ryabayeho ryaba ryabaye inyuma y'urubuga rw'amahina. Abandi ati nibyo yaramusunitse ageza mu rubuga rw'amahina n'ubundi akimusunika. Ariko ikintu kimwe mu byo nagiye nkoreraho, navuga ngo amakuru nagiye nshaka, abantu abanze bemere ko ibyaba byose umusifuzi wo hagati umwanzuro afashe, cyangwa se niwe navuga ngo urebwaho pourcentage nini ku mwanzuro uri bufatweho icyemezo, niba ari penalty cyangwa se no ku bindi. Iyo mpamvu abantu bagiye bavuga ngo Tsutsuyi ngo kucyayisifuye reka mera aho ngaho ngo nyamara umusifuzi w'igitambaro atari yabibonye. Mu bubasha afite ahabwa n'itegeko, uwitwa Tsutsuyi kuba ari we wasifurira penalty arimo neza cyane, arabyemerewe. Ijyari ni ikirero, tubanze twibukiranye ko kenshi no kugira ngo ubone neza cyane amashusho uvuge ngo ese byagaze gute, hari igihe nyine abantu umuntu abivuga yarebye angle imwe, ariko ku giti cyanjye ndabivugaho ikintu kimeze gutya paraporo y'ibyo ngera nagiye nshaka.
wari umwanzuro wa Cucuyi kuba yatanga iriya penaliti cyangwa se ntayitange, ahitamo kuyitanga, ariko biratuma nsubira inyuma. Nibyo bajya gushyiraho umusifuzi Ishimwe Claude Cucuyi, baravuga ngo ni wenda babonye ko akwiriye gusifura Derby. Munibuke ko n'ubushize yaramaze igihe ari wisi nako yaramaze iminsi ari we wayisifuye, ariko ku ijisho ryanjye Cucuyi ukuntu asifura izi Derby cyangwa se ukuntu amaze iminsi abikora muri kadire ya siniteranye, mu buryo ngo bwo kubalansa, kuko sibye no kuri la penalty wabonaga ko nyine hari n'atundi dukosa bamwe abakinnyi bakaninubira ko ari amavantage bimwe, sifura ari nyinshi cyane, ukabona ko ari uburyo nyine match atari kwisifura nk'umusifuzi nyine wagiriwe icyizere ujaje guca urubanza ko kakemeza ko ari umusifuzi mwiza, wamaze iminsi abikora mu buryo bwo kutiteranya. Mpamya ko nacyo kizamo ikibazo, abantu barabyibuke no kuri Derby y'ubushize ntabwo Cucuyi yari yitwaye neza 100%, ahubwo nuko we nyine abikoramo nk'umuntu w'umusiniya wango si ndeba uburyo na balance, ndeba uburyo naringaniza, ari naho hantu nge mbona hahitaza ikibazo. Yakaba yaca urubanza umuntu ashobora kutabyishimira, ariko waciye urubanza mu buryo wowe uhamanya ko ari byo. Koreka ngo urugero, hari ingingo ari ikindi kintu atishimiye kigenanye na karto ruje ngo yagomba guhabwa witwa Ruboneka, abonye karto ya kabiri. Byanababaje, hari ingingo tudakunda kumubona kuri touchline asa nkaho yashyushye, ariko byatumye ashyuha ko aravugaga ngo batanze penalty, nge nemera ko ariyo, na APR agomba kubona karto ya kabiri kuri Ruboneka, bagasigara ari 10 nari gukina iminota hafi 20-30 ari 10, byashobokaga ko nari kuba mfite avantage yo gutsinda APR, ariko ntemeranye n'imisifurire. Ikosa ryabaye mu misifurire ntabwo ari ryo coach yari ingingo we anabona nk'ikibazo cyane. Penalty kuba yaramutegeye inyuma ya box byo umuntu utabishyizemo amarangamutima yamuteze atarakandagira muri box. Ngo kwa ko yari afite umuvuduko, ikirenge cyari kiratarakandagira muri box kimwe, ariko icyo twita membrane supérieure cyangwa igice cyo hejuru y'umubiri ari nacyo cyasunitswe. Ubwo ni ukuvuga nyine guhera hano mu rukenyerero kugenda ukagera ku mutwe, babaye nk'amusunika uturuka nko kuri iki gice kiva mu kwaha kigana mu gatuza. Urebye niho ukuboko kwa tambura kwari kuri, ariko hakaba n'ukuguru umuntu afashe image nubwo ziba zitagaragara neza 100%. Hari ukuguru kwari kwasigaye inyuma, nanone yabaye nk'ugongana na tambwe uyu kagege, bituma mu kugwagwa muri box, ariko action yatangira inyuma ya box. Yagombaga kuba kufra, ntabwo ari bube penalty ko yari atarakandagira muri box. Kuba hari igice cy'umubiri runaka wenda gishobora kuba cyaba usa n'ubona ko gisa n'ikiri muri box kuri image, kubagerageza hari ukuntu abantu bajyana nko gukoresha nka flash n'iki, nubwo dufite amashusho nyine atizewe na angle imwe, buriya ntiba yaguha image neza. Ariko iyo ufatishije mu buryo bw'ifoto, kuko amafoto nyine arahari, action igitangira kumukorera ikosa kiki ya mbere, urabona ko yari atarakandagira muri box. Ariko kwibeshya muri buriya buryo birashoboka, kuko he was too close, kuko no mu kugwa muri box nyine akagwamo neza, nuko yari ari neza ku murongo ko ryahita agwa muri box. Ibyemezo rero Rayon Sport inareklama cyane, ntabwo ari penalty. Abafana bo bagendera muri sentiment, kandi abafana babumva nyine n'abafana n'akantu kose kabaye baravuga ngo batwibye. Ntabwo ikibazo kinini ari penalty, nubwo ariyo yaje guhindura umukino mu kwikora-izinga. Biriya kwibeshya bibaho, na Rayon Sport igeze gutsinda APR igitego cy'umupira utagezemo ihuye, umupira umutwe watewe n'uriya mutipe bita finali igikombe cy'amahoro ejo bundi Ndatimana noya nagari Ndatimana ni Eric Ngendahimana ukinira Bugesera ubu ngubu nawe yakubise baro umutwe, baro ninjira muri ntiyarenga umurongo, igitego kiremezwa. Ibyo si byo kuba twabiheraho ngo dutemere ucucura itaka. Aho hari ingingo avuga nge numva ni mu madesiziyo ya 50-50. APR kuvuga ngo hari amakarita rishari ari kubona basa n'ahantu hajya bakandagira, bakanabikwerekana ku mavideo, ariko hari ingingo nk'icyo yerekananye cyane banamuhereye ikarita cyagiye ruri samagara Cucuri, cyo ntitaye rwose ku bushuti, ntitaye ku buryo mwadimira, kandi arabizi Cucuri
ishuri kuri Ruboneka ntabwo yabaye fair ijana ku ijana. You can explain ukuntu umukinnyi nka Didier bamuhaye baro ari mu kibuga cya Rayon arayizamukanye arenzemo umurongo ugabanyamo ikibuga kabiri, ubwo yinjiye mu kibuga cya AP afite abakinnyi babiri ya pasa, afite uyu mwana bari binjiranyemo Yves Habimana, urundi ruhande afite Basane, n'abakinnyi babiri ba AP wa defenseur basigaye ku bakinnyi babiri ba Rayon Sport basatira. Didier ari gutwara umupira ari muri metero 35 n'izamu, ni ukuvuga ngo nakora passe imwe irahita yinjira muri box ya AP, cyangwa se natanakora passe arakomeza sunike baro yinjiye muri box. Ruboneka muturuka inyuma aramufata bigaragara aramugusha, urangije uravuga ngo ni ikosa. Yatanze ikosa ariko nakora karito y'umuhondo kuko iriya ni denying an obvious goal scoring opportunity. Kubuza umukinnyi kujya gutsinda ni umuhondo, byitangwa ni faute anti-je cyangwa anti-je, ni ukubuza umuntu nyine action yo gukina kandi ari kureba izamu direct ni umuhondo. So agomba ko umuhondo wa kabiri kaba karito rouge. He was not fair at all kuri iyo ngingo. Buriya hari nk'amakosa agenda aba mu mukino ushobora kureba ukabona wenda yabyirengagije kuvuga ngo ntibifite uburemere bukomeye, icyo byari kubyara kosa ribereye mu kibuga cyabo, hari hakiri control kuri ibi bintu, hari abakinnyi bandi babijera, wenda ukagenda ukora iyo jijuma. Ariko ukuntu yahise yijejisha arahindukira yiruka ajya kureba umukinnyi wa Rayon Sport umudefenseur wari wababaye adasize umuhondo. That was not a good judgment at all. So niba bareyo nge ntekereza yuko ntari ingingo yafyuminze barinda mu ikarita araserera sunikana Rurisa, njya tunagana yambye ati vure mu bundi arabizi ko atari ko nteye, ariko kuri iyo ngingo ho ntabwo nanjye nge kuri penalty nshobora guhumiriza, ariko kuri Ruboneka nk'umuntu wese uzi umupira kubuza umukinnyi gukora counter, kubuza umukinnyi counter ni jone, nta bwenge bisaba, nta shuri bisaba, he was not fair. Agira icyo kintu Nepo yavuze rero cyo kubalansa kitari cyiza, najya tinyuka nyine niba ari uguhana, niba ntushaka kumuha umutuku wumuhe nyine as long as ufite itegeko rigushyigikiye. Nawe ikintu cyacu cyo ku mwana mwiza ngo bitanturukaho ngo batavuga ngo Rayon ntinyijundike kandi APR ntinyijundike ngo ibyo si ugusifura. Icyo cyokora nashyigikiye nabonye ari gukwiza narrative ngo dukeneye abasifuzi baturutse mu mahanga, mujye mureka kwisuzuguza. Mubaye mutaragira amafaranga yo guhemba bahemberwa igihe nayo make babona, nabo mufite bo mu Rwanda ntibarahembwa ngo bazana abo hanze bo ni mubireke, ahubwo mu Rwanda dufite abasifuzi bakomeye, dufite nicyo kintu cyane. Ndashaka ko tuva muri nanjye nicyo kintu nanjye nabona n'amasegonda 15 muri Afrika asifura match za CAF avuye mu gikombe cya Afrika, ejo bundi asifuraga match za Berkane muri za Champions League na Confederation, and you are telling me ujya gushaka ngo kuko nicyo gitekerezo mfite. igitekerezo cyane poko nashaka ko twigendera ku marangamutima. Designation mu Rwanda ikorwa nabi. Tushobora samu n'umusifuzi wa mbere kafu niyo musifuzi kura mu Rwanda buri gihe, ariko n'umuhaderibi ntose bisobanura kugendera ku marangamutima. Ndashaka kumva igitekerezo cyane poko. Igitekerezo ni kimwe, twebwe reka duha agaciro ibintu biri professional, twe twigendera ku marangamutima ngo uyu nguyu ngo n'aha Tanzania cyangwa neza South Africa byajyaga biba ukavuga ngo ntabwo umusifuzi ngo uyu nguyu ngo ntabwo ari byo bagenderaho. Nibareka umusifuzi mwiza bigendanye na situation turimo asifure match. Ntabwo Samu yajya kwita match n'urugero abizi yuko zimureba, abizi yuko imbere hari byinshi mutegereje nk'imikino nyafurika n'ibindi. Niba ubona uwitwa Rurisa Patience ari uri muri situation nziza, niturebe reka bituma duhesha agaciro abasifuzi bacu. Uzi ngo amanota Dodosi yakuye kuri ya match ya penalty yari amanota menshi cyane. Urakoze cyane. Umunsi iyi weekend imikino yose yakinwe, ikipe ya Marine yanganyije na Gasogi United ibitego 2-2, Gorilinganya ya Police igitego kimwe ku kindi, Etincelle amagaju ubusa ku busa, Gicumbi itsindwa na Elmelek ibitego 3 ku busa, Musanze inganya na Kiyovu ubusa ku busa, Mukura itsindwa na Rutsiro ibitego 2 ku gitego kimwe, Kigali itsindwa na Al Hilal ibitego 2 ku busa, AS Muhanga itsinda Bugesera igitego kimwe ku busa. Imikino ibiri taravuzweho rumwe, Nepo n'umukino w'ikipe ya AS Muhanga na Bugesera igitego cya AS Muhanga, ariko kandi noneho byabaye akarusho